ndagushuje kandi nguhaye ikaze. Uyu ni wa mwanya twahariye ikiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi nkaba nongeye kubategurira undi muti mwiza cyane, akaba ari umuti wongera ubushake ku bashakanye, dore ko bimaze kugaragara ko iki ari ikibazo cy'ingutu akenshi kigenda kibasira zimwe mu ngo zitandukanye, bikaba byabaviramo no kuba batandukana. Nk'uko mubizi, mbere yo gutangira tubanza kubagezaho bumwe mu bumenyi buba bugiye butandukanye ku kiganiro tuba twabateguriye cyerekeranye n'imiti cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbere na mbere rero nagira ngo niba utarakora subscribe kuri Gucicyiriza TV, nagira ngo ubikore uyu munsi, tujye tubana mu nkuru zacu zigiye zitandukanye z'ibyo tugenda tubagezaho. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe ibanga ryo kugira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kandi neza iryoshye. Ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bashakanye nibwo buryo bwa mbere buhuza kandi bugatuma basabana, bityo bigakomeza kunga ubumwe no kuryoherwa n'ubuzima. Mu byerekeye gukora imibonano mpuzabitsina, iyo umwe ataryohewe bitera umwiryane kuri bamwe, cyane cyane abagabo bakunda kwirukira imiti ikoreshwa mu kongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nyamara akenshi ntacyo ibafasha cyangwa ikabatera ibindi bibazo bitandukanye. Uyu munsi rero aha twabateguriye amabanga n'uburyo busanzwe wabanza kwifashisha kugira ngo urusheho gushimisha uwo mwashakanye. Gusa iyo biramutse byanze, mbere yo gukoresha indi miti iyo ari yo yose, ni byiza kubanza mukabiganiraho, mukaba mwashaka n'umuganga w'impuguke akabafasha. Dore iby'ingenzi ugomba kwirinda ushaka gukora imibonano mpuzabitsina neza kandi uryohewe. Mu rwego rwo gushimisha no kuryoherwa n'icyo gikorwa, hari ibintu ukwiye kwirinda. Bimwe muri byo hakaba harimo kwirinda kunywa inzoga n'itabi. Ugomba kwirinda inzoga n'itabi nimba wifuza gukora neza imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwerekana ko inzoga cyangwa itabi bibuza igitsina gabo gufata umurego, kimwe no kugabanya intangangabo mu mubiri. Aho kunywa inzoga, wakwinywera divayi itukura, nabwo gake, kuko yo ituma amaraso atembera neza, ariko ibaye nyinshi nayo ituma bitagenda neza. Ikindi wakwirinda rero, irinde mu buryo bwose cyangwa ugabanye stress. Ugomba kwirinda cyane stress no gutekereza ibiri hanze y'icyo gikorwa. Stress yangiza ubuzima idasize ubushake bwawe bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Uko stress yiyongera niko yongera uko umutima utera, bityo n'umuvuduko w'amaraso ukiyongera. Ingaruka ziba kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Uburyo bwiza bwo gukemura stress ni ukubiganiraho n'umufasha wawe, ukareba icyo mwakora. Undi muti mwiza cyane wa stress ni ugukora siporo. Gukora siporo bigabanya stress, bityo bikongera ubushake bwo kwishimana n'uwo mwashakanye. Ikindi ugomba kwirinda, irinde kurya ibiryo byinshi. Kurya cyane bitera ubunebwe no kumva usinzira, cyane cyane iyo ibyo wariye birimo ibinyampeke byinshi, umuceri, ibigori, kawunga, amakaroni. Ushobora ahubwo kwihitiramo imbuto n'amazi ahagije, kuko bizagufasha kugira imbaraga. Ikindi ugomba kwirinda, kwikinisha byo bigendere kure. Cyane cyane ku bagabo, kwikinisha cyane igihe kirekire bitera igitsina gabo gutinda gufata umurego, nubwo hari bamwe bakunda kubikora mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina bagamije kuza kurangiza nyuma. Ibi ni bibi cyane kuko byangiza uburyo bwo kwishimana hagati y'abashakanye mu gihe cy'igikorwa. Ugomba kwirinda kunywa ibiyobyabwenge byongera imbaraga. Ibikunze gukoreshwa akaba ari byo bita energy drink. Ushobora kwibwira ko ibi binyobwa byongera imbaraga, nyamara si byo. Birimo isukari igufasha kumva ugize imbaraga mu gihe gito, ariko birangira wumva warushye cyane, bityo ntube wanashimisha uwo mukorana imibonano mpuzabitsina. Bimwe rero mu biribwa twagiye tubagezaho ushobora kwifashisha nimba ukunda kugira iki kibazo. Mbere y'uko dutangira umuti wacu w'uyu munsi, harimo kuba wakurisha umuneke. Umuneke twaje gusanga ko ari isoko nziza ya potassium, ndetse ikaba ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Icyo imineke izagufasha ni ukongera akabaraga muri icyo gikorwa no kurushaho kwishima. Ku bagabo bakunda kuvuga ko igitsina kidafata umurego, umuneke ni umuti mwiza wa mbere. Ibindi rero harimo urusenda, rwongera uburyo amaraso atembera neza mu mubiri, rwagura imiyoboro y'amaraso. Urusenda kandi rukangura urwungano rw'imyanya nervous system, rukongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ndetse no kwifuza uwo mugiye kubikorana. Ibindi rero twababwira harimo tungurusumu ndetse n'ibitunguru, birimo amagi ndetse n'ubunyobwa.
Uyu munsi rero nkaba nabateguriye umuti mwiza cyane, dore ko ushobora no kuba wawukuramo icyayi, ariko ubutaha nibwo nzabategurira uburyo bakora icyayi cyiza, icyayi kitarimo kafeyine, akaba ari icyayi nacyo kibasha kuba cyongerera imbaraga umugabo, akabasha kuba yagira imbaraga nyazo mu bigendanye no gukora imibonano mpuzabitsina. Umuti w'uyu munsi rero nifuje ko turaza gukoresha umwenya, turakoresha rumari, dukoresha kapusine, turakoresha umuberanya, turakoresha piripiri manga, ndetse nyuma yo gufata uyu muti uzaza urenzaho na sezame. Uyu muti rero ni umuti mwiza cyane ukunze gukoreshwa n'abantu benshi baba babizi, dore ko buri kimwe kigiye gifite akamaro kacyo cyo kuba cyagira uruhare mu gutuma umugabo agira imbaraga zikwiye mu gihe cy'igikorwa. Uko ubigenza rero, ufata umwenya, ugafata rumari ndetse na kapusine, ugafata n'umuberanya. Umwenya ushobora gukoresha urushyi rwuzuye neza, rumari yo ntabwo ugombera gukoresha nyinshi, ushobora gukoresha uduti 3 kuko yo ibikoze cyane. Noneho kapusine ugafata nk'amababi ageze kuri 7 cyangwa 8, nanone ugafata ibibabi by'umuberanya, noneho warangiza ukabishyira mu mazi yamaze kubira, warangiza ukabishyiramo ugapfundikira hagati y'iminota 10 kugera kuri 30, warangiza ugashyiramo agafu gakeya ka piripiri manga niba uyizi, niba utayizi ushobora gukoresha agafu ka tangawize, warangiza ukanywa ikirahure cy'igikombe mu gitondo uko ubyutse, na nimugoroba mbere y'uko uryama cyangwa mbere y'uko ugiye gukora igikorwa cy'abashakanye. Iyo umaze gukora uyu muti kandi ni byiza ko urya ikiyiko cya sezame, kuko sezame nayo iri mu bituma umugabo agira imbaraga zikwiye muri iki gikorwa. Ndabakunda rero, ni umuti nari nabateguriye uyu munsi, tukaba tuzajya tugenda tureba bimwe bigiye bitandukanye, tuzajya tubasha kubategurira kuri iyi sheni yacu ya YouTube, turarikira kuzajya ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Hari n'ikindi cyayi rero gikunda gukoreshwa, cyane cyane akaba ari icyayi ushobora kwikorera nk'amajyani ukajya uyakoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, aba ari icyayi bita burike. Iki cyayi ubutaha nkazabigisha uko bagitegura. Ni icyayi buri umwe ashobora kuba yakwitegurira, dore ko nta ngaruka na nkeya kigira ku mubiri, akaba ari cyo abantu barwara diyabete ndetse n'imivuduko y'amaraso akenshi bababwira kuba bakoresha. Iki nacyo kandi ni undi muti mwiza cyane ku bashakanye. Reka tugarukire ahangaha, utanzagenda babwira n'ibindi bigiye bitandukanye.